Murakoze ba bikejenero bikongoro na Kigali basaserdoti biyeguriye Imana cyane cyane abari mu butumwa bwo kurera namwe mwese murerwa muri inzira yo kwiyegurira Imana mu byiciro binyuranye mwajemo ba Kristo bavandimwe cyane cyane ba Kristo mugize imiryango ya Action Gatolika twatumiye ku buryo bw'umwihariko kubera impamvu zimaze gukomozwaho ngarukaho. Ndagira ngo mbashimire cyane kandi kuba mwaje muri benshi guhera mu zone pastorale ya Rwankuba, Munanira, Ruri, Munyana, Mbogo, Rwankuba, Muhondo. Turabashuhuje mwese. Abo muri zone pastorale ya Rulindo, Sorongi, Rusasa, Rutongo, Gitabage na Mugote, turabashuhuje mwese. Yabo mu mujyi zone pastorale ya Saint Michel, Kabuye, Rutonde, Gihogwe, kuza cya hafi Butamwa, Nyamirambo, Sainte Famille, Saint Michel, Kimihurura, turabashuhuje mwese. Hano mu ngoro y'umubyeyi Bikira Mariya, aba zone pastorale ya Kicukiro, Gikondo, Gahanga, Kicukiro, Remera, Kacyiru, Kagugu na Kanombe, mwese turabashuhuje, murakaza neza. Dushimira umubyeyi Bikira Mariya ko mwaje amahoro. Abo muri zone pastorale ya Masaka, ndagira ngo twakire by'umwihariko Masaka yaduhekeye urumuri, baje ari na benshi 1,500. Masaka rwose mubampere mashyi kubera n'urumuri tumaze kumva uyu mwaka w'isabukuru y'imyaka 60 paruwasi ishinzwe, ukuntu barushijeho kuba abana b'urumuri nk'uko muri batisimu tubisezerana. Zone pastorale yose rero turabashimira, Ndera, Gishaka, Kabuga, Karenge, Kigarama, Muyumbu yavutse na Musha, mwese turabakiriye, murakaza neza. Yabo mu Bugesera, Rushubi, Ririma na Nkanga, Kamabuye na Ruhuha, Mayange na Nyamata na Musenyi iri mu kuvuka, mwese turabakiriye. Uyu mwaka wa yubile y'impundirane twaje gushimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya. Hashize imyaka 2025 Bikira Mariya atubyariye Jambo umukiza akwisa. Turi muri yubile hamwe na Kiliziya yose, ku buryo bw'umwihariko rero kuba twaje gutaramira umubyeyi Bikira Mariya wemeye akitaba karame akinjira mu mugambi w'Imana kugira ngo tubyarire umukiza. Ni byo gushimirwa umubyeyi Bikira Mariya ku buryo bukomeye. Ni yubile kandi y'imyaka 125 inkuru nziza y'umukiro
umukiza yatuzaniye itugezeho mu Rwanda. Inkuru nziza akaba ari nayo dukesha kumenya umubyeyi Bikira Mariya. Turashimira Imana n'abamisiyoneri ba Afurika bamaze guhabwa ubutumwa na Kiliziya muri Afurika bayituye umubyeyi Bikira Mariya. Ubutumwa bwabo babutura umubyeyi Bikira Mariya. Afurika, umwamikazi wa Afurika. Bikira Mariya umwamikazi wa Afurika. None Bikira Mariya umwamikazi wa Afurika watuwe Afurika n'ubutumwa bwakorerwa, ataha mu Rwanda hano Kibeho. Murumva rero ko ari umugisha ukomeye. Baravuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Dufite amahirwe akomeye n'umugisha mu Rwanda hano Kibeho. Ibona abanyamahanga baturuka kure bakaza hano ku ngoro y'umubyeyi Bikira Mariya. Twebwe turi hafi, hari icyo bitwigisha. Aya mahirwe rero dufite natwe tuyakire, kandi uwo mugisha urusheho kutugeraho no kutugirira akamaro. Umubyeyi Bikira Mariya n'ubutumwa yaduhaye kugira ngo tunabugeze no ku bandi. Imana, Umunyarwanda aravuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha mu Rwanda. Na Bikira Mariya rero koko imvugo yabaye ingiro, yaje muri Afurika ataha mu Rwanda. Nuko bimushimira. Murumva bamisiyoneri ba Afurika uko biragizaga umubyeyi Bikira Mariya, badutoje gukunda cyane umubyeyi Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya nyina w'umwami. Abanyarwanda muzi, iyo ushaka kugera ku mwami bacaga kuri nyina w'umwami. Hari icyo basaba cyangwa se basaba imbabazi, batinye guhinguka imbere y'umwami. Kandi ubutumwa banyujije kuri nyina w'umwami byose bikaza gutungana. Ibi byatumye badutoza, kandi mu Rwanda twakira vuba urukundo rw'umubyeyi Bikira Mariya, kumwiyambaza, kumwizera. Muri uyu mwaka insanganyamatsiko nyir'ubutungane Papa Francisco umurage yasigiye Kiliziya ni turi abasangirangendo y'urugendo nyobokamana bafite amizero. Pèlerins de l'espérance, pilgrims of hope. Bikira Mariya rero ni amizero yacu. Iyo tuje hano tuza gushimangira kandi no gutahana imbaraga za mizero yacu, kuko umubyeyi Bikira Mariya twiyambaza atuvuganira ku Mana, kandi isengesho ryacu rikakirwa. Ubu ngubu turimo turategura gusoza uyu mwaka wa yubile impurirane, uko twagiye tuzenguruka mu diyosezi. Nkuko mubizi, ubu ngubu hakaba hasigaye muri diyosezi ya Nyundo mu kwezi kwa munani twizihiza yubile y'umuryango, no mu kwa 11 Ibyumba twizihiza yubile y'abarayiki. Tukazasoreza iwacu, ndabararika kuzasoreza iwacu
dusabe n'umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo adufashe itariki 6 z'ukwa 12 dusoza yubile ku rwego rw'igihugu. Buri mwaka biri mu muco wacu twaje mu rugendo nyobokamana hano haba hari paruwase nk'uko maze kubyumva yahawe urumuri, cyane cyane paruwase ziri muri yubile. Muri urwo rwego na paruwase ya Masaka umwaka ushize yahawe urwo rumuri mu isabukuru y'imyaka 60 paruwase yari irimo kuva ishinzwe. Umwaka utaha rero 2026 ni yubile ya diocese yose, ni yubile ya archidiocese ya Kigali. Itara rero rumuri Masaka imaranye uyu mwaka ubungubu yaduhekeye mu rwego rwo kugira indi paruwase iruhereza. Ubungubu iraruhereza archidiocese yose ya Kigali igiye kwinjira mu mwaka wa yubile w'imyaka 50. Ubwo rero twararebye dusanga archidiocese yose ya Kigali ko rumuri twaruha imiryango ya Kisiyo Gatolika. Imiryango ya Kisiyo Gatolika iri mu maparuwasi yose. Umuryango wa Kisiyo Gatolika wenda umwe cyangwa undi ushobora kuba hari paruwasi utarageramo nawo uzageremo. Twasanze rero imiryango ya Kisiyo Gatolika ariyo yahagarira diocese, ariyo yahabwa urumuri. Ariyo mpamvu twabatumiye ku buryo bw'umwihariko imiryango ya Kisiyo Gatolika. Mwumvise imbaraga z'uru rumuri n'ubutumwa mu buhamya tumaze kumva bw'uru rumuri. Ni no mu rwego rwo kugira ngo umwaka utaha nitugaruka hano noneho muri yubile muzanye urumuri, icyo gihe tuzabe twumva ubuhamya bw'ukuntu ya miryango ya Kisiyo Gatolika yabyutse, cyane cyane ko dusigaye tubona hari imiryango ya Kisiyo Gatolika isigaye ifite intege nke. Hari imiryango ya Kisiyo Gatolika mikuru ndetse yareze benshi mu bakuru usanga itakigaragara, usanga intege zabaye nkeya. Ari byo tugira ngo nk'uko mwumvise rumuri ruhererekanywa, imiryango ya Kisiyo Gatolika ni imiryango mishya kuzagenda muruhererekanya kugira ngo rumurikire iyi miryango. Hari iy'abana, hari iy'urubyiruko, cyane cyane ko twabasabye yuko abana bamaze gukomezwa bajye bagira imiryango ya Kisiyo Gatolika tubashyiramo, tubatoza, kuko irabaherekeza mu cyiciro cyabo cy'urubyiruko kugira ngo bakure neza. Naho undi nyuma yo gukomezwa twongera guhura bashyingirwa cyangwa se bagiye kwiyegurira Imana. Hagati aho ngaho hakaba hari icyuho. Imiryango rero ya Kisiyo Gatolika y'abana, y'urubyiruko, y'abakuru yose iribona muri yubile. Urwo rumuri akaba ari mwebwe mu kanya tuza kururagiza hamwe na Padiri Valens uyishinzwe, hamwe n'abo bahagarariye abandi bahagarariye indi miryango remezo. Ndagira ngo nsimire na Padiri uhagarariye uburezi formation mu miryango y'abiyeguriye Imana, kuba ni mahire kuba twahuriye hano, ni mahire kuba twahuriye hano kuko
izi ngo mureba n'uru rubyiruko ni nazo zivamo abiyeguriye Imana. Abiyeguriye Imana rero mukaba muri n'imbaraga n'ubuhamya bukomeye bw'urukundo rw'Imana, ko nta kiruta Imana. Mu rugero rw'umubyeyi Bikira Mariya wagize ati, ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho, nicyo mbereyeho ni ugukora ugushaka kwawe, ndi hano ndakwitabye. Ni ubutumwa rero bukomeye, ni amaboko ya Kiliziya, kandi dushimira imiryango itoza abato, itoza urubyiruko rwacu kwiyegurira Imana no babahamya b'urukundo rw'Imana. Chers formateurs et formatrices, chers aspirantes, postulantes, novices, c'est une grande joie de nous rencontrer ici, à la Vierge Marie, la Mère du Verbe. La Mère du Verbe, c'est le modèle de la vie consacrée. Témoignage de l'amour total, l'abandon total de sa vie pour le royaume et pour témoigner l'amour de Dieu. Cette année jubilaire, c'est une grâce spéciale aussi pour la vie consacrée. On a été ici le 2 février pour célébrer le jubilé de vie consacrée. C'est une grande joie de nous rencontrer encore, surtout avec les jeunes, les novices, les postulantes et les aspirantes. Nous avons la grande joie d'accueillir toutes ces religieuses venant de différents pays d'Afrique. Et je prends cette occasion pour vous annoncer que le mois d'août, nous avons une réunion de Shéam, symposium de conférences épiscopales de l'Afrique et Madagascar. Nous aurons les évêques venant de tous vos pays. Alors je vous invite de venir aussi les accueillir et surtout dans l'organisation de l'accueil pour bien accueillir ces évêques qui parlent les différentes langues que vous parlez. Et puis le 3 août, surtout, on va clôturer la réunion ici, à Kibeho, auprès de la Vierge Marie, Mère du Verbe, qui est en pratique la Vierge Marie, Mère du Verbe, la Vierge Marie de Kibeho, Mère d'Afrique. Donc, nous vous invitons, on sera avec la jeunesse, et les religieux et religieuses sont toujours jeunes et bienvenus. Ndagira ngo rero nasoze nongera kubashimira mu batubwiye ikibazo cy'uburezi, ni ikibazo natwe tubona, ariko rero biyeguriye Imana ni namwe mufite igisubizo, mufatanyije n'abatwe twese. Birumvikana uburezi buhera mu muryango, ariko tumaze igihe dusaba ngo imiryango y'abiyegurira Imana muhe priorite mu butumwa bwanyu, mushyire imbere uburezi bw'abana bacu, kuko twese niho dusarura kugira ngo turerere Kiliziya, turerere igihugu,
ubuyobozi bwa leta bwaduhaye rugari, ndetse uretse n'amashuri yacu nayo tutarashobora kwihaza ngo tugire abiyeguriye Imana bayarimo, ariko n'amashuri ya leta hari aho leta idusaba iti dufatanye muri ibi bigo by'amashuri kugira ngo dushobore kurera abana bacu neza. Nibwo buryo buboneye bwo gutegura ejo hazaza. Birumvikana mu bufatanye namwe babyeyi mwese muri hano, ndagira ngo rero nsoreze aha ngaha, ngira ngo mpamagare abahagarariye intumwa za Masaka baze baduhekeye urumuri, hanyuma rero n'abahagarariye imiryango ya Kiliziya Gatolika nabo baze imbere kwakira urwo rumuri mukurikije uko mwabiteguye. Ubundi rero bashimira kandi mbifuriza kuza kugira urugendo rwiza. Umubyeyi Bikira Mariya abaherekeze kanya turaha umugisha mu murage Bikira Mariya dusigiye hano, agira ati muri indabyo zanjye nimwuhire indabyo zanjye. Nibyo gikorwa cyiza gusoza mbere yuko tuva hano. Murakoze. Tumwongera amasi menshi cyane ny'icyubahiro Karidinali wacu. Ndabona Masaka yahageze, imiryango ya Kiliziya Gatolika nibaze hano imbere bayobowe na Padiri Valens. Turashimira rero